Ndagushuje kandi nguhaye ikaze ndizere ko uri wose udukurikiye waba uri mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cyacu. Ndizere ko umeze neza. Wibutsa ko ikiri Betaskrizi TV channel ya YouTube igenda gutegura ibiganiro bigiye bitandukanye ariko tukaba twibanda ku buzima ndetse n'ubundi bujyanama butandukanye ku byerekeranye n'ubuzima. Wibutsa rero niba utarakora subscribe kigiye nicyo gihe cyo kubikora kugira ngo uzajye ubasha kubana natwe mu bumenyi bugiye butandukanye tugenda tukugezaho kuri iyi channel yacu ya YouTube. Nkuko mwabibonye rero uyu munsi tukaba tugiye kubereka uburyo butandukanye ushobora kuba wabaho ndetse ukaba wakora kugira ngo urengere imyanya myibarukiro y'umubiri wawe ibashe kuba yagira ubuzima bwiza ndetse inakure ku kigero wifuza. Tukaba tugiye kureba rero ubuzima bugiye butandukanye abantu benshi bakunda kubaho, tukaza kwifashisha urubuga rwo hanze tugenda tureba mwe bigiye bitandukanye baba baragiye bandika, ariko twebwe tukaba tugiye kubigusobanurira neza kugira ngo nawe ubashe kuba wakwiyungura ubu bumenyi. Niba utarakora subscribe rero bikore aka kanya ubundi dutangire ikiganiro cyacu. Mbere na mbere niba wifuza kuba wagira ingano y'igitsina wifuza, ugomba kwibanda ku biryo bita a blood friendly diet. Ibi ngibi akaba ari ibiryo ahanini bituma amaraso atembera neza mu mubiri ndetse bikaba byatuma ingano y'igitsina cyawe ibasha kuba yakwiyongera bitewe n'amaraso ahagije kiba cyakira. Ngiye gusoma rero ku byo uru rubuga rwanditse, dore ko bavugaga ati how to get a big manhood, best way to increase a blood flow to manhood. Muri make rero baravugaga ati nigute ushobora kuba wagira igitsina kinini. Ese inzira nziza yo kuba wakongera amaraso ahagije mu gitsina ni iyihe? Kuko nibwo buryo bw'umwimerere bwo kuba wagira ingano y'igitsina wifuza. Batangiye bavuga ati a certain food such as dark chocolate, citrus fruits and onion are high in flavonoids which promote healthy blood pressure and health hearts. Bakaba baravugaga ati shokora z'umukara cyangwa imbuto ziri muri groupe y'indimu ndetse n'ibitunguru bikungahaye ku cyo bita flavonoide byongera itembera neza ry'amaraso ndetse n'ubuzima bwiza ku mutima. Barongeye baravuga ati nutrient rich foods include vegetables such as spinach, watermelon, broccoli and beetroot, as well as synonym convert to nitric oxide. And as we know that chemical is super important when it comes to erections. Garlic is a fruit to help relaxing artery and can help to improve blood flow. Reducing your salt intake can help reducing high blood pressure, improve the health of artery too. Nyuma ya flavonoid barongeye baravuga ati hari ibindi biribwa bikungahaye kuri nitrate. Ibi ngibi bikaba birimo imboga, harimo pinari, watermelon, broccoli ndetse na beterave, biba birimo icyo bita synonym gihinduranya mu cyo bita nitric oxide. Ati nkuko tubizi iki kinyabutabire gifite imbaraga zidasanzwe kuba cyakongera ubushake cyangwa icyo twita gushyukwa. Abakomeje bavuga rero ati tungurusumu ifasha imyakura ikura amaraso mu mutima ikayatembereza mu bice bigiye bitandukanye by'umubiri. Nyuma yo kuba warya rero ibi ngibi bigiye bitandukanye, bahise bakurikizaho icyo bita exercises and loss weight. Akaba ari uburyo bwo gukora imyitozo ngororamubiri ndetse no kuba wagabanya ibiro. Bakaba baravuze ati maintaining a healthy weight through the right diet and exercises can limit your change of suffering from poor blood flow and erectile dysfunction problem that can come with it. Muri make rero bakaba baravugaga ati mu kuba wagira ibiro bidahindagurika, ugafata indyo nyayo ikwiye ndetse ugakora n'imyitozo ngororamubiri, ibi ngibi bikaba byatuma ugira amahirwe byo kuba wagira umuvuduko udahagije w'amaraso mu mubiri ndetse n'ikibazo cyo kudashyukwa neza gishobora kuzanwa n'izi ngaruka zo kuba utabasha gukora iyi myitozo cyangwa kuba wagabanya ibiro. Study has shown that just 40 minutes of aerobic exercises 40 times a week can vastly improve erectile function. So no better reason to dig up your trainings and get moving now. Ati nkuko twabyize batweretse ko iminota 40 ukora imyitozo ngororamubiri inshuro enye mu cyumweru
bihagije cyane ndetse bikaba byatuma ugira ubushake buhagije. Ariyo mpamvu ari byiza kuba watangira gukora imyitozo ngororamubiri ndetse akaba ari nabwo buryo bwiza bwo kuba watakaza ibiro. Ikindi bahise bavuga ko ari byiza kuba wahagarika kunywa itabi. Baravuze ati smoking is really bad news for your heart and artery as well as your erections. Smoking has been shown to cause coronary artery disease, meaning your blood cannot flow healthily and can eventually cause a heart attack. And smoking 10 or more cigarettes a day can increase your chance of suffering from erectile dysfunction. Muri make bakaba baravugaga ko kunywa itabi ari amakuru mabi cyane yo kuba byatera indwara umutima ndetse na ya myakura ikura amaraso mu mutima iyatembeza mu bice bigiye bitandukanye by'umubiri. Bakaba baravugaga ko nyuma y'ibi ngibi byose rero bishobora kuba bitatera ubuzima bwiza bwo kuba amaraso yatembera mu mubiri ndetse bikaba byatera n'ikibazo cyo kuba utagira ubushake buhagije, ibyo benshi bakunze kwita kudafata ku murego uhagije w'igitsina. Ikindi bakomeje bavuga rero hari icyo bavuze bita distress. Try removing unnecessary stress for your life. You are not suggesting you quit your job or stop paying your bills. Just try some mindfulness exercises, deeply breathing, meditation, and even massage, which can boost circulation through the cardiovascular system. Can all make you start feeling like a new man. Ahangaha rero bakaba baravugaga ko ugomba kwirinda stress. Gusa mu kuba wakwirinda izi stress mu buzima bwawe ntabwo bakugiraga inama yo kuba wahagarika akazi kawe cyangwa kwishyura bimwe tugenda dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi, ahubwo bavugaga ko mu gihe ugize stress uba ugomba gukora imyitozo ngororamubiri, ukicara ahantu hatuje ndetse byanagushobokera ugashaka umuntu ugukorera massage kugira ngo ubuzima bwawe bwongere bwiristatinge bube ubuzima bwiza. Ikindi bavuze rero get your vitamins. Akaba baravugaga ati hari vitamine ushobora kuba wafata zikaba zagufasha kuba wagira ubuzima bwiza. B vitamins found in chest, spinach, avocado, and whole grain help produce red blood cells, which make it an important vitamin when trying to improve blood flow. Bahise bavuga kuri rero vitamine B ziboneka muri cheese cyangwa spinach, avocado, whole grain. Indi vitamine ugomba kwitaho ni vitamine A kuko basobanuye ko is a powerful antioxidant and iron is the important part of makeup red blood cells, so both are vital when it comes to secretion. And prepare food with sunflower or nut oil and eat plenty of leaf greens and red meat to get your fill. Bongera bavuga ko iron nayo ari nziza cyane mu kuba yakura utu turemangingo tw'amaraso dutukura. Ibi ngibi byose bikaba ari byiza cyane mu gutuma itembera neza ry'amaraso rigenda neza mu mubiri. Ikindi bavuze rero limit alcohol intake, niko ugomba kugabanya ingano ya alcohol ufata. Bavuze ko rero excessive alcohol